Igitondo cyiza abakunzi ba Gasabo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbifurije guhaha mu karonka, bari mu byago namwe mukomeze kwihangana, tuzi ko Imana ariyo ishobora byose. Turi mu minsi ya nyuma, Abanyarwanda niko bajya babivuga, abandi basenga bakatubwira turi mu minsi y'imperuka, ariko nanjye iyo ndebesheje amaso yanjye nk'umuntu mbona koko turi mu minsi y'imperuka. Ibi muri kureba kuri sikirini zanyu ntabwo ari ibyatsi, yemwe si n'ibiti by'ibinyeshyamba, ahubwo ni igihingwa cyitwa imyumbati. Iki gihingwa muri kureba ndetse n'uyu mugabo, aya mafoto muri kugenda mubona ari kugenda atambuka, turi mu murima we mu mudugudu wa Kinyana mu kagari ka Bweramvura, umurenge wa Jabana mu karere ka Gasabo, aho yazindutse agasanga abantu bari guhinga barandura imyumbati. Uko muri kubona iyo myumbati ni imyumbati ibura hafi amezi 6 kugira ngo ikurwe ibe yeze neza, ariko bazinduka bahinga barayirandagura baterera hejuru. Murabibona ku masikirini zanyu, ubugome bukabije aho navuga ngo ni ubugome bukabije, kuko ibi ntabwo byakorwa n'ikiremwa muntu gifite ubwenge buzima kirya kandi niwe akazinduka avuga ngo ari guhinga. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda kubona umuntu ufite ubwenge muzima, ufite ubuzima. Impamvu tuvuga ngo ni muzima kuko nta kindi cyemezo cya muganga kigaragaza ko arwaye, afite ubumuga bwo mu mutwe, afite uburwayi. Iyo iboneye umuntu tuvuga ngo ni muzima mu gihe bitaremezwa na dogiteri, ugasanga yakoze ibintu nk'ibi muri kureba ku masikirini yanyu. Ni ibintu biteye ubwoba ku muntu muzima ufite ubwenge buzima, ku buryo ubonye imyumbati ukuntu igaramye mu murima, ukuntu yari itarera, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye ubwoba. Rero tumaze kugera ahantu twifuje kumenya ese impamvu y'ibi byose ni iyihe? Ese ni iki kibazo cyaba gihari hagati y'aba bantu? Dore kumwe avuga ngo yarakodesheje, undi akavuga ngo yarakodesheje, ariko ni iki kibazo kiri hagati aha ngaha cyatuma umuntu arandagura imyumbati agatera hejuru nk'uku kandi nawe ari guhinga? Rero tumaze kuhagera twegereye uwitwa Torikumana Emmanuel, ari kuvuga ko hari yarahinze imyumbati, nawe aza kugira icyo adutangariza muri ibi byamubayeho. Njyewe ikibazo mfite, nakodesheje umurima, ukodesha ku itariki 20 z'ukwa 10 2024. Maze gukodesha umurima, nkodesha urutoki, nkodesha ibiti bya avoka byaba birimo n'imyembe yari irimo. Maze kubikodesha ndahinga bwa mbere sineza, urabona ko nari nahinze mu kwa 10 nyine nahinze ibya nyuma. Noneho ndangije ndongera ndahingamo ikindi cyiciro kivamo mu kwezi kwa 2. Ubwo maze guhinga mu kwezi kwa 2 nibwo bahise bafata bankuramo mu kwezi kwa 7. Isizo yanjye itararangira, isizo yanjye ari kurangira mu kwezi kwa 10 ku itariki 20 2025. Ubwo rero bankuyemo nshigajemo amezi 5. None ibi rero biri kumbaho, uwakodesheje niwe uri kunkorera aya mabara. Nkabanje numva ari icarubozo nge bari kunkorera, ntago bari kunkorera ibintu bizima rwose. Turi kumana, iriya myumbati wahinze ryari? Nayihinze mu kwezi kwa 2. Imyumbati wahinze mu kwezi kwa 2. Kandi amasezerano ufitanye na nyiri umurima yagombaga kurangira mu kwezi kwa kangahe? Kwa 10. Umenyeshwa ko uzavamo mu kwezi kwa 7 imyumbati irimo? Imyumbati yari irimo mu kwezi kwa 7, arimo ameze iminsi ngahe. Hanyuma turi kumana, gira icyo ubwira abantu baguduteze amatwi. Uyu nyiri umurima waramwegereye umubwira ko amezi yawe akirimo, agusubiza ngo iki? Rwose ibi byose naramwegereye ndamubaza, ubwo akajya ntuka byinshi. Amaze kunuka mpamagara abayobozi nabo bamuhamagara akabatuka, yamara kubatuka akababwira ngo ahubwo ngo azandogesha. Ubwo bigeze aho ibyo ndabyihorera, bigeze aho afatura urutoki rwanjye. Ibitoki byarimo, nari mfitemo ibitoki 25 bya musindike, mfitemo ibitoki 2 byo kurya by'ibiribwa, mfitemo na po 5 nkuko nawe wazibonyemo, nazo byose barabica barabijyana. Ubwo ndaceceka ndatuza. Wegereye ubuyobozi se? Narabwegereye rwose. Ubuyobozi bw'umudugudu cyane cyangwa se n'izindi nzego? Rwose ubuyobozi bw'umudugudu narabubwiye, bagera naho banyandikira ikayi
bamaze kunyandikira ikayi iyo kayi urayifite nayo irahari. turaza kuyireba. none ubu aka kanya ni iki uri gusaba? njye ndi gusaba ubufasha rwose kugira ngo bandenganure. urasaba kurenganurwa? ndashaka kurenganurwa. biriya ntabwo ari byo gufata imyumbati ukarembagura nk'umuntu ufite inda, naho ntabwo ari byiza rwose. urakoze cyane. rero ubu abayobozi babishinzwe bari buze kukurenganura, ariko mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba ndetse biteye n'agahinda nshuti bavandimwe. nk'uko uyu turi kumana we ntabwo abasha kubisobanura bitewe n'agahinda n'umubabaro, ariko se ibi ngibi byari bikwiriye ku munyarwanda? reka tuvuge ko haba harimo n'irindi kosa, dore ko uyu nyiri gukodesha ngaha twageze dusanga harimo abakozi be, ntabwo twabashije kumuvugisha. ariko se birakwiriye ko umunyarwanda yakora ibintu by'indengakamere ku buryo nk'ubu ngubu? kanze turi buze kuvugisha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze harimo n'umuyobozi w'umudugudu, nawe nagira icyo adutangariza turi buze kubamenyesha. ni ukuri reka tubasabe mugaruke ku muco nyarwanda, mugaruke ku bumuntu, mugaruke banyarwanda, ni mugaruke. ibi ngibi ntaho byatugeza. iyo ubona utumvikanye n'umuntu ku kintu runaka, mwegera ubuyobozi. mwabona ntibikunze, mukegera n'ubuyobozi bubakuriye kugeza ubwo muraza kubona igisubizo. aha hantu rero bayobozi mutabaye maso harimo n'urupfu, kuko uyu muntu niba ari kurandura imyaka kandi nawe agahinga imyaka, murumva ko ni amakimbirane ari pororonje. bivuze ngo rero rwose habiho nk'uko twabasezeranyije. rero tumaze kuvugana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, umuyobozi w'umudugudu wa Kinyana Nkundimana Faustin yadutangarije ko ikibazo akizi, ariko yagishinze umutwarasibo ku bw'Imana Fabien, ko umutwarasibo naramuka akigiyemo kikananirana aribwo ashobora kuba yakinjiramo nk'umuyobozi w'umudugudu. ariko turebye nk'amaso yacu, mu by'ukuri iki ntabwo ari ikibazo cyakwinjirwamo na mutwarasibo. ntabwo ari ikibazo, kuko ni ikibazo kiremereye, utavuga ngo mutwarasibo aragikemura nk'uko bikwiriye. ntabwo tugaye ubushobozi bwa mutwarasibo, ariko burya mutwarasibo agira utubazo tworoheje, utubazo tw'abantu batonganye, amakimbirane adakabije, ariko iri ni urugomo. yemwe kuvuga ngo uragiye mutwarasibo biragoranye. turi kumana rero arasabwa kwitabaza izindi nzego kugira ngo zibashe kumurenganura, dore ko avuga ko iyi myumbati ariyo yari atezeho amakiriro, yaburaga igihe gito ngo yere. ubihaye agaciro ntabwo yajya hasi mu 500.